icyo nzi cyo nta gihombo cyo kuri biba. Niba warasuye abarwayi uzabisarura, niba waragaburiye umukene uzabisarura, niba waragize icyo ukora mu nzu y'Imana uzabisarura, kandi uzabisarura mu gihe cyo kugotwa. Hari igihe ubona Imana yakwihoreye muri covid se wavuze ko bazavuga ngo stop nta uri burenga umuryango. Yesu ashimwe. Wari ubizi? Ariko no gutarenza umuryango warariye, wari ufite isoko mu nzu yawe. Yesu nashimwe. Kandi hari abantu byabaye nta n'intete y'igishyimbo bafite mu nzu, nta n'ikara, ariko bararya kubera Imana. Yesu nashimwe cyane kubera ineza y'Imana. Ibyo rero ngaho byibagirwe. Mana ubwami bwawe buze, cyubahiro cyawe kigaragarire muri literaniro. Reka ijambo ryawe ryururuke ririkiza imitima, ijambo ryawe ryururuke ritanga ubuzima buzima, ijambo ryawe ryururuke risana aho Satani yari yasenyaguye, ijambo ryawe ryururuke rirema ibishya. Ijambo ryawe Mana turinginze nsengera imitima igiye kuryakira mu izina rya Yesu Kristo. Rabbi Mara Baba Yasiga wera kikirere reka gikomeze kuba kizima mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese Imana, nyemerera rubane natwe twakiriye umukobwa wawe, tugukomera amashyi menshi cyane. Uri Imana nziza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Zabibumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Haleluya. Oh haleluya. Yesu ashimwe. Twese turambura ibiganza dusuhuzanye. Imana ishimwe yakoze ko yakurize nanjye kandinda, tukaba duhuriye mu bikari byayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Abavuze ngo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Nta wundi ugikwiye usibye Imana yo mu ijuru. Haleluya. Cyo muri iyi si kijya gishira, ariko cy'Imana cyo kizahoraho ibihe n'ibihe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kandi muririmbyi aravuze ngo icyo yanditse yaracyanditse, kandi ngo icyo yasinye yaragisinye, kandi ndetse yasizeho kashe, nta kizagihindura. Imana ishimwe cyane. Umenye ko icyo yavuze ku bugingo bwawe yacyanditse, ntawe uzakivuguruza. Imana ishimwe. Shimiye Imana Data wa twese mwiza. Haleluya. Wazinze ijoro akazingura amanywa, kandi akaturinda tukabasha guhurira hano. Ahabwe icyubahiro Data wa twese. Shimiye ubuyobozi bw'itorero, umuyobozi wa gahunda, mushumba wanjye, abayobozi mwese, abakristo mwese mpagaze imbere, kubera ko ni Imana yangiriye icyizere. Itorero ryabanje ringiriye Imana yangiriye icyizere, itorero rishyira mu bikorwa, mbasha guhagarara hano. Haleluya. Ukoma amashyi tubashimire Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma reka ntange intashyo z'ahantu twagiye ku nkuru nziza. Imana ishimwe. Abantu twajyanye bari hano, muhaguruke. Abantu twajyanye, haririmbyi, abayobozi, Justina niwe wasohotse. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twagize ibihe byiza mw'igiciro. Imana ibahe umugisha. Twagize ibihe byiza, baririmbyi baririmbye neza, itorero ryatwakiriye neza, kandi ni ukuri baravuze ngo tubahe intashyo ndazibahaye, muzakire mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye ineza y'Imana. Ni abantu beza cyane bafite urukundo, ariko reka mbabwire tugiye gukomera amashyi mugoboka waduhuje n'iri torero. Imana ishimwe. Kabiri gatatu. Oya turagurika nk'ibigori. Kabiri gatatu. Cyubahiro Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izacyura abera mu gihugu cy'abera, kugoboka izamuha ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'umugabo wera imbuto nziza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko abaririmbyi nongeye kubashimira by'umwihariko, ni ukuri
data wa twese abaha umugisha mu batunga ibiganza nubwo hari bake ariko ubwo baserekeye korali yose mu batunga ibiganza ngo Imana ibaha umugisha. Haleluya. Aba baririmbyi baririmbye neza mu kinyabupfura cyinshi. Ntabwo mwebwe navuze ko mwaririmbye nabi, ibyiza tujye tubivuga. Tabaza ryaririmbye neza, Imana iriho umugisha. Ibyiringiro by'abizera byaririmbye neza, ubushake bwaririmbye neza. Tantu bitamaza. Yesu ashimwe. Haleluya. Nukuri ariko mwanaririmbye neza, ntabwo ari imikino. Mwanaririmbye neza pe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Haleluya. Ariko nukuri abaririmbyi b'icyumba baranejeje, numva ntabwo inka nayo ngira. Siko umuntu yagaba nta nka afite, kwemera iryo deni akarijyamo cyangwa akazanayigura. Kwita usanga wayitanze bagukuriye n'ubwatsi kandi nayo ufite. Yesu wabana bararirimbye, ndavuga nti ntanga iki mu sharamidie. Ariko icyo mfite ndagitanga mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ntanga iki mu sharamidie. Bapfe erega igirira icyizere. Yesu ashimwe. Igirira icyizere, utakikugira ntawe uzakikugirira. Nutiyomora bikomeye ntawe uzabikomora. Nutishyira imbere ntawe uzahagushyira. Ndakikubwiye, nutishyira imbere njyewe nkunda kwishyira imbere nk'ukuguru kwa udakenyeye. Buriya no mu bukwe niyo utaba ntabwo utwerereye nicara imbere. Gini nkaryica bakajya bangira ngo natwerereye. Neza rigasinzira, nicara imbere rwose, wagiza no guhagurutsa abantu nkareba hejuru. Akwereka ko nta n'icyo tuvuga. Kuko buriya mu bukwe ari ibintu ari ikintu nkunda gusaba no gukwa iyo ntatashye ubwo bukwe mbanuma ntavuye kugira ngo murebe neza yo nicara imbere. Igirira icyizere mbere yuko abantu bakikugirira. Imahoro nese mbere yuko abantu baguha amahoro kubera ko bo baguhorahoza. Ariko iha amahoro wigirira icyizere. Ubusigaye mbwira Satani bakubwira yewe ni umukecuru w'umunyembaraga, ni umukecuru wa viziyo, ni umukecuru ugezweho kandi nkamubwira ntumva atansiyo, nta mitsi, nta rubaga impande, nta itonde genda gato. Ariko ku cyumweru tuvuye mu giterane yarangejuje adata amagambo yawe reka nze gupera. Ba Filisitiya mubure gusenga cyane yarangobyoye n'ukuri kw'Imana. Uzi ko Shitani akuniga ukanirwa kuvuga utarwaye, nta hakurya, nta hantu babara. Nagiye kumva umuyaga urahushye, numva Satani aransingiriye, ariko mbwira Imana ngo Mana ibuka nukuri, wibuka n'iki, wibuka n'iki, wibuka nakiriya. Hanyuma rero ibyo byose nubitesha agaciro reka Satani ameke mapyisi, ibyo urabyibuka. Imana y'amahoro itinabyibutse. Tugira ikintu ugomba kwibutsa Imana kizakurengera mu minsi mibi. Umushira nabwe ngo ivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Ubwo ntabwo Satani yarangose. Ayibwaniye reka. Umva narayibukije nyibutsa n'ifu y'ubugari y'ikiro kimwe. Ndabwani niriya narayitanze nagombaga kuyirya kandi nkanayirangiza. Itonde rero genda gake. Ziko Satani akwibaza buriya nubwo umuntu ubona aryama ukabona byarutse byarangiye hari ukuntu biba byagenze, we biza byumva. Yewe byaje numva n'umuyagura hushye mbona marida arikaraze, mbona imeza irankaraze, mbona telefone ikubisa hasi, mbona tubyo nari mfyuje turamenetse. Nanirwa no guhamagara umuntu wari uri hanze. Nta hantu ni kuko Imana yarahabaye muyimera icyubahiro. Ariko yibagirwa ijambo rivuga ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama. Mana ishimwe. Narayibwiye ndaramye ubu mbonye abuzukuruza niko wambwiye. Ibi msubiriremo. Abuzukuruza barahari cyangwa ntabahari. Nkajyanye bwandi mbwira abuzukuruza barahari cyangwa ntabahari. Ndababonye se cyangwa ntabambonye. Nuko ujye ubigenza. Ujya wisubiraho cyangwa urasheshenze se cyangwa ngo ugira ngo tureme agatima nk'uko wabyanditse. Ariko Imana ntabwo igirema agatima abantu ba. Tuzamure data wa twese icyubahiro. Haleluya. Yarahabaye asodoka njya mu burinda avuga nti Shitani we ndakubonye ntumbonye, reka nzishyiremo akabaraga. Ariko yaranyokeje. Yego Mana wanjye nagiye nikurura mu buzima nubwo numvise iryo jini. Mu buzima bwanjye bwose bubaho hari indwara uvuga uti narwaye nafashwe gutya,
nacumbagiye se numvise umugongo nta kintu na kimwe nari nigeze numva. Amin. Ariko umwami Imana yarahabaye sinageneshyirwe hejuru. Ndashima Imana rero ikindinze, ndashima Imana ikimpaye agaciro muri uyu mujyi wa Kigali, ndashima Imana ikindindiye umuryango, ndashima Imana ikirinze itorero, ndashima Imana ikibarinze mwese. Ihabwe icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Amina. Nukuri yarahabaye yo kabyara we. Ziko ari Imana ikwiyereka bundi bushya kwa kundi baririmbye. Nanjye yaranyeretse bundi bushya. Ubwo bari kuza bavuga ati yarari mu giterane, ava mu giterane aca ahandi hantu, avuye yarataha, byagenze biti yarwaraga umutima. Bagahita bangerekaho ngo narwaraga umutima. Kandi ntawe njya mubwira ngo ntawe kubera ko mba numva ntawe. Ahubwo mureke babwire, mureke twongera dusenga bundi bushya sanga imbaraga z'ikindi gihe. Ariko kandi ugira icyo wibutsa Imana. Haleluya. Amina. Haleluya. Kuri mujye kugira icyo wibutsa Imana. Yesu ashimwe. Kuri yibukishira gutabara. Haleluya. Kuri yibukishira kurengera. Amen. Ababisha bahagurukira haguruka. Amen. Imana ishimwe cyane. Ariko reka tuyikomere amashyi ya special Imana. Kabiri gatatu. Ubahiro. Reka nawe hari ibyo wakwibuka. Nawe hari ibyo wakwibuka yagukoreye. No kuba igihumeka ugatambuka n'ubuntu bwayo. N'aka gasura dufite ni ukubera Imana. Imana ishimwe. Reka rero ntakitinze mu magambo. Ashimiye abantu Justina yasohotse. Imana imuha umugisha nayo ko yaduherekeje nk'umuyobozi tukajya mu nkuru nziza kandi ukuri twaguye neza. Imana imuha umugisha nawe. Niba ugifite akabara ko gusenga, senga ugifite uburyo kubera ko bishobora guhagarara. Yesu ashimwe. Muri COVID se ntabwo insengero zakinzwe. Wari ufite rero wasengaga ariko agiye mu rusengero cyo gihe yarambaraye. Ashimwe Yesu. Amen. Ko numva mwacecetse mukaba mwayura muri iki gitondo. Abona abantu bayura muri iki gitondo. Kandi buryo umuntu agiye kwayura bagiye gukurikizaho gusinzira. Ntusinzirane rero. Reka. Oya ntusinzirane rwose, reka twumve amagambo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo ibicu byuzuye imvura bisandaza ahantu hose. Iyi imvura ikubye, iyi sandaza ibicu bikubye, imvura igiye kugwa isandaza ahantu hose. Ntabwo ivuga ngo wenda uyu murima ndaza kuwutambukaho, isandaza ahantu hose. Yesu ashimwe. Aho imvura iguye usanga imboga zameze. Haleluya. Kera rero ababibyi twebwe wowe wavukiye muri uyu mujyi wa Kigali kubibanza utabizi. Basohoraga amasaka mu kiriho cyangwa ibishyimbo cyangwa ibigori bakajya kubiba wacu bakitaga ngo nuguturutsa imbuto. Ugasanga bakazana abakwe baje kwa sebukwe niho babanzaga kujya guturikiriza imbuto, bakabanza bakabahingira imibyizi nk'itatu, hanyuma bakazabona kujya kwihingira. Yesu ashimwe. Ayo masaka rero aho isaka rimwe riguye rizamuka ari ishaka rimwe ariko rikazera amasaka menshi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ushobora kubiba imbuto umwe ikazakugira akamaro kenshi. Imana ishimwe cyane. Ushobora gutanga wizeze naduhaye ubuhamya. Yarahagaze mu kwizera azarayatanga. Kugira ngo uterese nka niba byoroshye. Satani arakubwira tuva nkubwire. Aya mafaranga wayaranguza nka gatatu ukabanza ukunguka. Kandi ugarakubeshya agiye kuguhombya ahubwo. Yesu ashimwe cyane. Wagenda ukabura umukiriya bikabura kubera ko utahiguye umuhigo. Yesu nashimwe cyane. Niba hari ikintu abanya Satani arwanya n'umuhigo, arakuzirika akakubwira ibikomeye, akazana indwara, akazana amadeni, ariko ibyo byose ajya ubyirengagiza uhigure umuhigo w'Uwiteka Imana Nyiringabo. Haleluya. Nuko ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiva. Iyo uhora ubona ibibazo ntabwo biba. Iyo uhora uvuga ngo nambaye ubusa ntabwo wabiva. Iyo uhora uvuga ngo mfite ibitenge bitatu kimwe ntabwo wagitanga. Kuko uravuga uti ibi bitenge ni bitatu reka ngira ubwenge, ariko ubutanze kimwe haza bitanu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igirira icyizere kandi ugirira icyizere Imana ko ari Imana ishobora byose. Nubiba uzasarura, nubikiza uzasarura icyiza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya.
Imana ishimwe. Ngo kutazi inzira z'umuyaga iyo ariyo cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite. Amen. Wakubaza ngo Imana iteretse umwana mu nda ya nyina nawe mama umutwite, wavuga ngo yabanje iki? Wakimenya? Yesu ashimwe. Usibye no guca muri ekogarafi n'ijye bakuvuga ngo ushobora ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa, ntabwo tubireba neza kubera ko ekogarafi ntabwo ari Imana. Ariko Imana ikubwiye ngo nguhaye umwana w'umuhungu, kuko Imana ntakiri yongeraho, haza umuhungu byanga byakunda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ekogarafi ni ekogarafi, ijoro ry'umwana w'umuntu n'ijoro ry'umwana w'umuntu, ariko Imana ireba nk'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Uko utazira uko iteranya amagufa y'umwana mu nda ya nyina, ni nako utazi aho umugisha wawe waturuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ushobora kureba ahantu ugenda buri munsi, ushobora kugenda ahantu kureba ahantu ujya kubiba buri munsi, ariko atariho umwami Imana yaturutse. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu y'abantu nyanyagiza. Nugera ku mukene unyanyagize, nugera ku mupagani unyanyagize, nugera ku mwana muto unyanyagize, nugera ku muziranye no mutaziranye unyanyagize, kuko ntabwo uzirizera n'irizarumba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Baravuga gutanga icya 10 wapi? Niba hari ikintu kizana umugisha ni icya 10. Tabashumba barye ariko wabaretse bakarya. Akazi kabo wabaretse bakarya ukabiba. We biba gusa. Yesu nashimwe. Haleluya. Noneho rero ngo mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa ikiriya. Yesu ashimwe. Ntukaruhure. Satani ageze akakwongora akakuganiriza ati nge wahereye, ariko nawe uzi ko herekana burya kuganira cyo no mu bantu kandi uzi kwishyira imbere. Wowe ugira amafaranga muri rusengero, akoze ubukora hagurutse, akoze ibyo marahagurutse, aravuga imigozi wahagurutse, uzi gushyuha. Wakwishyuye ariko wakwishyuye ukwihagurukira ngo mbese wamushaka amafaranga, ariko nayawe barimo batanga. Niba ntayo ufite ceceka, cecekere. Imana niyaguha nawe uzabikora uko ubyumva we nuko yabyumvise. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Umuntu yigeze kunyigisha baya Satani anyura mu bantu no ku muntu ukirirwa munyura akantu nashaka kugurangira mbere, ariko ngurinda saba kujya kugura kameze gutya kwaguze igiti kendo guri igiti mbe arananjyana aho ibyo biti biri. Ariko nibuka ijambo Uwiteka yavuze, ambwira ngo ntabwo ari igiti. Tangije ndita nabona ariko umwami Imana ko yambwiye ngo aya mafaranga ni inyagoboto nawe yaragobye. Uzagura iki kintu nkikiriza uyu muntu twari kumwe, yabimbwiye turi kumwe, yavuga nitoka Satani amajwi naceceke. Yesu ashimwe. Haleluya. Dayimoni araza kukwigisha kugira ngo utagabana umugisha munini. Kakwigira akavuga ati reka kagira ubwenge, cyane ugure London kibundi se yarayifite, ariyo yarafite. Imana ishimwe cyane. Cyane ugure roho ntashaka iryo none azapfe, undi uramugura umufuka azagera ugura kubihe bibindi se nawe ko azawigurira yenda nawe katsa gatado. Imana ishimwe. Haleluya. Iga kubiba mureka twiga gukorera Imana baroko. Nubona 500 ukuraho 100 ryonyine nushaka kuriho umwana muto. Harenge mbona utwana maga ngoma yabute nanjye ngoma kuriyo ngo twatuntu bari gatatu twika spadipe mwana ngwino we kugurira ukamuhita 50 ukamuhita 50 gusa ntabwo ubibye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uziko Imana yanjye bukira kantu ka spadipe naguriye abana kambira ngo kubwako kantu nkurindiye umwana, ikintu gikomeye kandi kubera spadipe. Yesu ashimwe. Nose ko bwana ntabwo bwari bujya kuyisekuraniraho, haganire kareka ngwino we mugurire, ngwikurirwa mu Rwanda ngwino we mugurire, ati nanjye ndabwima ntumwime kabisa. Yesu ashimwe. Ikintu cyose ukoranye ubushake Uwiteka Imana azakiguheraho umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mureka dukore ngo nukuri umucyo uzanezeza, ngo nukuri umucyo uranezeza kandi kureba izuba bishimisha amaso. Yesu ashimwe. Tugeze kuri 7. Umucyo ntunezeza. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo rero umucyo biragushaba gukora. Haleluya. Kugira ngo urambe muri ubu buzima biragusaba gukora. Kugira ngo ubane n'Imana
biragusaba gukora. Yesu nashimwe. Haleluya. Yinugira na 500 ujye ukuraho 300. Ubwira Imana uti Imana uko bisa kose nabibye nanjye ntegereje umusaruro. Yesu nashimwe cyane. Icyo nzi cyo nta gihombo cyo kuri biba. Niba warasuye abarwayi uzabisarura. Niba waragaburiye umukene uzabisarura. Niba waragize icyo ukora mu nzu y'Imana uzabisarura, kandi uzabisarura mu gihe cyo kugotwa. Hari igihe ubona Imana yakwihoreye muri covid se wavuze ko bazavuga ngo stop nta uri burenga umuryango. Yesu ashimwe. Wari ubizi? Ariko no gutarenza umuryango warariye. Wari ufite isoko mu nzu yawe. Yesu nashimwe. Kandi hari abantu byabaye nta n'intete y'igishimbo bafite mu nzu, nta n'ikara, ariko bararya kubera Imana. Yesu nashimwe cyane. Kubera ineza y'Imana. Ibyo rero ngaho byibagirwe, hanyuma nibona biryo wenyine. Tangu ngo ngiye gusubiza abampaye. Tangu nyanyagize we n'abandi bose. Yesu nashimwe cyane. Ko nyanyagiza. Kunyanyagiza no kubiba impande zose. Wireba kumeze gute? Wireba umva, reka mubwire. Imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Imbuto umuceri watetse irobo. Yesu ashimwe. Nta bintu byo kwishyira munsi y'ameza nguze kurya bagiye. Haleluya. Atangara Imana duherutse kujya ahantu, kandi ntabwo twari dushonje pe. Muri ikosa ntakora sinshobora kujya ahantu nariye kubera sicyo. Banzi niba mbisangayo, banzi niba ntabisanga, banzi niba bari bubipe. Niyo cyaba igikoma namaza nkakimwe ariko sinaza ntacyo kize mu ndaya kubera sicyo. Banze guhitishaho fanta nine narukara samurijo sireka wapi. None wara dusanga bahishije kawunga. Hayi baze kawunga nana irenda ihangigera mu matwi. Sinari no kuyireba aho gose. Ntari kuyirya kubera ko mbubashye niyo bari bafite. Imana ishimwe. Noneho akubita isa kurashira munsi y'imeza. Kandi tukajya kumva uko nkawa tuge bati karibu tukajya muri amasafiri ari marobora. Sibi nibiki. Ha karibu. Hoti. Kada promo safuriya. Umuntu ariruka umuntu arakata. Ise barimo barabutunganya barabuduhereza yewe utaraza. Yagiye. Konze para barukoreza. Yesu ashimwe cyane. Murakoze bamwe. Haleluya. Noneho ashyiraho igitambaro arategura neza. Kandi harashyushye. Mwotsi warazamukaga urabona tuyicaye ku ntebe yateretse munsi y'ameza neza igitambaro neza kujya wumva umwotsi uri muri akotsa amaguru. Hari kawunga ibyo bari buyisha ntabyo nabonye, ariko hari isiniya y'ibisa y'isafuriya harimo kawunga. Turavuze bategereza ko tugenda. Noneho umugabo sinzi ikintu hagati sati muranywa iki azana kose akaji yakoze byaragaragaraga ko ari bwo bushobozi afite, ntabwo namugaye ni kuri Imana. Noneho umugabo twari kumanira urwara ngatumva wicara aho ngari buhore arazeba kuburya bwambaye ikote na jiri hanga ntwatse twagenda bakirira ati reka da isinshobora ati ndaje senga yo gukesha nayo kwiriza amagufu wahoranye kandi ntidushonje kuko twari twibire mu rugo turiye ati buze gukonja bwambara ikote na jiri maze tubemeze. Turavuga turaganira umugore akajya bati agera gakaye tugiye kwanduza umugabo ati mwari mugiye kwanduza ntabwo twari twabwiye ko tuzaza kubasura ati zo gahunda nizibe zihagaze. Imana kandi kubaha Imana ntabwo uri buyibone imanuka fizikare ngo uyibone, ahubwo urubaha abantu bayo. Yesu ashimwe. Utitaye ku gihagararo, utitaye ko muri inshuti, utitaye ko muri mwene wanyu, ahubwo ubaha buri mwe wese. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aho ngaho Uwiteka Imana azakugirira neza ngo kandi ukomeze amategeko yayo. Komeza amategeko y'Imana. Nibivuze ngo ntikwibe wikwiba kubera ko nitegeko Imana yavuze ngo ntukibe ntukice. Yesu ashimwe cyane. Ariko abantu ibyaha barabigotomera nk'abategeze bumva amategeko y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari ikiza cyangwa ikibi. Haleluya. Cyaba ikiza uzagisanga hari, cyaba ikibi ni ku mugaragaro. Yesu ashimwe. Wizabitwikurura nk'utwikurura umwenda. Yesu nashimwe cyane. Ariko ikiza cyo ukiri hano mu isi cyakugirira umumaro. Yesu nashimwe. Ikiza cyo kizakugirira umumaro, ariko ikibi cyo nacyo kizagukurikirana. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Iyi Bibiliya n'ubuhanuzi butavangiye.
buryo umuntu yakuvangira yagupfunyikira bye, ariko iyi Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye. Haleluya. Ngo nubibe nunyanyagize, kora rwose ibishoboka byose ibyo ushoboye, ariko icyo udashoboye usenga Imana uyibwira ngo nanjye nshoboza. Yesu nashimwe. Haleluya. Kuko tuzi neza ko hari n'umuntu ufite umuhate wo gukora ariko adafite icyo gukora. Yesu ashimwe. Ahubwo abwira Imana ngo nanjye nshoboza, nanjye mpereza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero Imana igitupimira no ku bintu bikeya. Iyo uzanye bikeya ukabikoresha neza iguha byinshi. Ariko neza n'umuceri, umufuka w'umuceri ukawugotora wenyine, izina ry'Imana, kugira ngo uzongere kwinjiza undi, uzasenga yirindwe. Kawunga niyo byabarira bitanu kabirya wenyine mu gifu cyawe, nta n'uhaye w'irobo uzabureba, kugira ngo uzongere gukora sitoke mu rugo rwawe, bizaguhera. Izemera itumira n'imbeba ziza zibirye. Burya ugira abakozi benshi zazitumira ziza zibirye. Sigarwa mbese Mana ngo noneho uko reba ureba iki se? Wahaye nde se? Yesu ashimwe cyane. Wahaye nde? Wahaye nde? Uzi ko ushobora guhana umuntu akaguha inoti ya 5, umuntu akavuga ati igiceri cy'ijana, ati tinukuri ku Imana, rero tinukuri nari nayabariye, ariko ihangane wese kutihangana, we ko baguhaye ukakira kutihangana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo rambura amaboko yawe unyanyagize, kwa muganga nunyanyagize, muri hahandi hose utuye nunyanyagize, nubwo bataguha abo bari. Yesu ashimwe. Imana izakoresha n'abandi, ifite abantu benshi Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyi Imana ifite abantu benshi, ifite abantu benshi yakoresha n'ibiti n'amabuye, ariko n'ukuri ntabwo Imana izaturira mu mibare. Manase niwe wajyaga bivuga neza ngo nubwo yabinyabugugu ntabwo yatuburira n'ikiro cy'ibishyimbo. Yesu ashimwe. Haleluya. Wagira ngo se utanze ikiro yakuzanira ikiro, izana 5 cyangwa ikazana 10. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umuntu yigeze kumpanura ngo bagiye kuntura, ntabwo ari gusaba bazanura iki, bazanura iki we mu mutobe n'amata n'ibiki. Ngiye kubona umuntu arantuye, yababa we arantura, ariko arantura ndavuga nti sha nanjye reka zamere kuri uyu wa mbere, bitanga ndavuga nti buriya impamvu byari bije hano byagira ngo nanjye agire umumaro muri iki gihe. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka dusandaze amaboko, icyo ufite nugitange kugira ngo uhabwe. Yesu ashimwe. Ariko nukomeza gupfumbatiza igipfunsi, n'ukuri ntabwo bizavamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Oh haleluya. Amen. Ashonje muhangane gato, tugiye kurya kandi n'ukuri tuzarya duhage. Nusandaza uzarya uhage, nutanga nawe uzahabwa, nushima nawe uzashimwa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Wireba ngo ibiciro byazamutse, nugura ibirayi kuri 600 siwa bigezera, kindi gigeze kuri 600. Andanje Gisozi 600 uyu kanyana anje niko nabiguze 600 ni 600 rwose. Yesu ashimwe. Ariko reka two gukangwa n'ibiciro. Yesu ashimwe. Reka two gukangwa n'ibiciro, kuko hari icyo Umwami Imana yatuvuzeho. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo bange ndabazi ngo kandi nabacenga imanzi mu kiganza. Haleluya. Ngo mu muriro ntabwo tuzaca, amazaba ari kumwe natwe, amazi nadutemba nazaba hari, amazi ni ibiciro, uyu muriro ni ibiciro, ariko ntabwo bizadutembana n'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Nubwo uzajya urya bari kuzajya urya ibirayi. Imana ishimwe. Haleluya. Undi se ni ngombwa ngo birunde mu, ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari ngombwa rwose. Ariko Mwami Imana yaravuze ngo bange ndabazi ko nzabagaburira. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubugugu hehe tubwirukane izina rya Yesu, ahubwo ubwira Imana ngo nzanira
icyo gutanga, icyo gukora kugira ngo nkore mbashe gutanga nanjye, mbashe kunyanyagiza, igishoro nshore kugira ngo nanjye mbe umumaro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu ngo yageze ku giti cy'umuti naracyitegereza, abona ngo gifite ibabi kiratoshye, abona cyishimye ifumbire rwose, ariko yitegereje asanga nta rubuto ruriho. Arangije ngo agira ate? Arakivuma, arakibwira ati n'imyaka umaze aha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kuboko kwiza kw'Imana kuzaba mu rugo rwawe nunyanyagiza. Imana ishimwe cyane. Impamvu kibibona nuko ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kuri mu rugo rwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka gutera imibare rero Imana, kuko yaza nawe ikakubarira ukumirwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Wese duhisha iyo robo irazi ihere kuki? Bundi urahisha iki iyo robo wayizanye bakayirya ikarangira? Ntabwo nzi ko kawunga yateranye umuntu n'uburyo ibyimba, ariko Imana ntabwo nzi ko yateranye umuntu. Ariko Imana ishimwe izatuma mwakureho umwaka w'inzara. Nyiringabo Imana, umuntu wese udafite icyo kurya hano, umwami Imana mu mwakure amuha icyo kurya n'ukuri arya hage. Yesu nashimwe. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Ariko ureka tugire gute tunyanyagize, kubera ko ikibi cyose ni icyiza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi, mwami Imana azagishyira ku mugaragaro. Reka rero najya kumurika azasanga warakoze ibyiza, najya kumurika azasanga warabibye, najya kubumbura igitabo azasanga warabibye, najya kubumbura igitabo mu murimo w'Imana azasanga waranyanyagije, muri kora azasanga waranyanyagije, mu bavuga butumwa azasanga waranyanyagije. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Zamura umwami icyubahiro, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Reka rero cyo ryari ijambo ry'Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo kwica gahunda kuko bari saa 5:30, kandi ngo nabica gahunda bacyahwe, kandi gahunda zirakomeje. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye, uri Imana igira neza, uri rubasha, uri Imana yo gupfukamirwa no gutaramirwa no gushimirwa. Iri jambo ribebye nk'umuntu ariko rikomeze nk'Imana isumba byose. Urakoze rero nyagura ku ngoma Imana. Reka nakira umushumba rero mwami Imana, kugira ngo asengere ubwoko bwawe, abadata wa twese, abatabibaga bongere babibe, abatari cyo bafatanye abasabira umwana Uwiteka Imana nyiriga abasabira umugisha, kugira ngo mwami Uwiteka Imana uzabashoboze kubiba. Urakoze urakarama n'izina ryawe Yesu.